ari kugenda Nsabi nk'akavuze ngo ni nko kugenda utamamaje. Nsabi byagenze gute? abo bose bafitanye ikibazo na Jay niyo mpamvu. Chita n'umwana mwiza sibyo? Nawe Chita ndamukunda cyane gusa bisa nkaho bitazakunda umubano wanjye na Chita ntabwo uzakomeza cyane mu gihe atiyunze na Sabe. Barashwaye kubi cyane mvuyeho ndabivuga nimutiyunga ubwo Chita nzakuruka. Umva nkubwire sasa rero bro. Banza Jay Nsabi yakoze iki? Nsabi yakoze iki? Nsabi ntabwo buri byakora Nsabi ntabwo buri byakora bibi Nsabi. Bura Bria. Nsabi mani cyangwa muri kuvuga Nsabi ntazi. Nsabi bo amafilme. Nsabi se ko mbona ibintu bya comedy bijyanye bijye. Bria. Yewe kuva Nsabi naramenye ko yanswereye peri na kintu tukuvugana. Buriya none umva nkubwiza ukuri, sibyo? Mu bantu b'abagome banabayeho ku isi y'Imana. Harimo Nsabi n'umuntu bita Chita. Trust me. Ibyo bintu nkubwiye uzabyige Yewe Nsabi mwangira kuba yarandongoreye umugore. Oya, mu bantu b'abagome banabayeho ku isi. B'abagome banabayeho ku isi. Mu bantu b'abagome banabayeho ku isi. Unabimenye. Ubugome ntabwo mbumuzi ariko yandongoreye umugore. Byihorere Kiramani warabizi ibyo mvuga arabizi. Ariko hari umuntu ariko nuko nabuzahari icyo kiganiro kiri buretse nabuzahari icyo kiganiro kiri hari umutipe wundi bakinanaga filime sha nkunda wita niba ari ngo ndaranye ubutumwa nigeze kumva yakoze ikiganiro ari kuvuga ngo ubugome niba ari ubugome bamukoreye icyo kiganiro. Uwo niwe Nsabiri nabibonye kuri TikTok. Uwo ni wewe umugome utarabayeho bro. Social media. Oya umva nkubwire Kira ntago ni kari ndi kukubwira ngo nashatse ikiganiro narakibuze gusa umwana yavugaga ibyo Nsabi yamwibye cyane yitwa Irebero. Kiri ku Irebero TV ndayibona. Oya ofete Brian reka nkubwire ratu ukuntu byagenze sibyo? Bari bagiye guha akazi muri bya kugurisha ibibanza bya Chita sibyo? And then Chitarabire baravuga ati aha niho nkuru umugati igihe Squeeze aje kugira ngo tuwusangire ntabwo byagira iki amutera agakokora inkokora ariko ibintu by'inkokora z'i Kigali ngira ngo nawe urabizi si bidanje. Je baba mukuyemo ariko je abifata nabi cyane. Nanjye ariko nabifata nabi. Uzi ibintu Chita wowe Brian ntabwo urananiza umuntu umugati wowe uravuga ibiki? Oya shu oya dumba ariko ntukaze ariko se dureka nkubaze ngiyewe ngusanze mu kazi kawe bakakomeza bakanyishyura amafaranga yanjye banyishyuraga nawe bagafata yandi bakayaguhereza bigutwaye iki kucyumva yuko ugomba kunsunika ngo nanjye ayo mafaranga aho ukura umugati nanjye simugura umugati hano mu Rwanda ntago ari igihugu kinini cyane ku buryo ngo buri muntu azakora ibintu byiwe ibye byanga byakunda ari abantu tuzahurira mu kazi bimwe nakubwiraga ceceka bimwe nakubwiraga kube banza nanjye unyumve ntabwo wabibwiye muyango yangira Keza Teriski kuza guhostinga nawe banza wumve nanjye nkubwire ubukege ariko nukubera ko umuntu wenda mamutumvikana cyangwa mutabonese umuntu nka Jay nabangana barubahana bashobora kuba bafite icyo bapfa none se nanjye dureka nkubaze kubera yuko ngo abantu ngo baje bagashinga ngo za YouTube channel niyo mpamvu nta muntu ugomba gushinga YouTube channel ngo aze nawe ngareba amafaranga arimo Brian nanjye nagwambuza amafaranga ngo twumvire. Brian hano hari umuntu ukubwiye neza ubita umwari Raisa aranditse ngo bose bigira beza kuri kamera ariko ubundi niba bipe uzi uwo Nsabi araza akigira uruntu rwose ruraho ngaho rw'urugo rye abantu bagirira impuhwe n'ibiki byose ariko n'umugome bitaba none kugira ngo ugiye kwemera bavuge Nsabi uhari buretse gato no kugira ngo urebere ubugome bwa Nsabi Brian urabona gakuru wowe ushobora kuba habaye nka event runaka nabano banyamakuru bizanga n'abaki bose bakazenda bakanagusaba na interview sibyo ukavuga uti n'ubundi nabaguyemo reka mfe kuyibahereza wari wabona nka Nsabi bro bakigeraho kwera kunari ikigome kikavuga ngo ntago bagishyiriyeho kigahita kigaceceka nyine guceceka. Oya mani ari imbere ya kamera se Papi, data Brian
ariko none se nanjye babara nibarize Kira, reka tureke kuvuga umuntu horana na Kira kandi Kira hari nese Kira biriya bintu se ni planka biriya byandaranye ubutumwa na Nsabi ni planka. Icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Nsabi. Jay mbivuge Jay bivuge nabanga hano bivuge Jay uburenganzira. Jay nabivuge Jesse arakubuza ikije ko uravuga iby'abandi bivuge okay. Jay sinzi umunyamakuru wa Jay wasabye ikiganiro Nsabi. niba ari ibyicecekere nabimenye. Oya nese niba wabimenye njye nabimenye ko icyo ariko mumeze ngaho sobanurira Brian muri comment babimenye maze ngo ndukunu mujyana mukererana utuntu ngaho sobanurira Brian ni no uruguma Brian none Nsabi nje mfite kuntu ngenda ntago nakora interview nawe uvuga bira bintu ngo bya kashino na byaki ntago byakunda abantu bamfata gute icyo gihe rero Jay biramubabaza abe yamushiye amazi ngo ntago yaza ngo uce gutataza ngo bakorana interview ariko JJ ni mu byukuri Jay yo mukoranye interview ingibi ibyo bitutsi byo bivuga kuri live ariko yo mwakoranye ikiganiro ntago ajya bishyiramo noneho Nsabi yavuze se Brian ati ntago azi cano yacu tubanze tumwoherereze ibyo dukora urumva nabasa n'izina ry'Imana mfiki gihe cyangwa se nswere mama wanjye urumva ngo tubanze tumwoherereze ibyo dukora bro urumva ndetse turamwereke fellowship y'abantu nyine badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu uri kumva bro bajye babambagira sha noneho ngira ngo ni imikino turabiscreenshotinga turabimwohereza oya warabikoze izina ry'Imana oya man n'izina ry'Imana uzi ko ngiye buriya kugira ngo mfate decision yo kuvuga ati runaka ubu ngubu ngewe tugiye kubyara nabo mba narakoze ibishoboka negotiation zose mba naraziciyemo nkahita mbona nta bundi buryo rero buhari uretse gusa nanjye kuba nagira gute nakihimura kandi iyo nihimuye ngewe nibwo numugenda ubu nuwangura igihe mu gitondo igiye kujya mbyuka mvuga akantu ka Nsabi ariko Kira Nsabi uwo muco wo kwiyemera arawugira kandi urakoze urakoze cyane nago je yarangije umva se hanyuma se ubimwoherereje ibyo mukorane ukuntu mwinjiza nako na followership yanyu byagenze gute yahise abwira ba Mitsutsu urumva ngo nk'ubu gasuka bora kuko twakorana ikiganiro ubwo ni Mitsutsu wabikubwiye utangiye guteranya oya ndi kukubwira uko nyine yabivuze uko nguko n'ubundi Mitsutsu niwe yabivuze oya ndi kumubwira uko nyine yabivuze nta kibazo cyo twashaka kumenya twakimenye Mitsutsu we nta kibazo afite naribi ariko rero Kira iyi industry tuba tuyirimo buri umwe arya ku mugati wa mugenzi we Nsabi nawe barimo ararya ku mugati ibyo nakubwiraga naga ari byo nari ndimo ndakubwira nta muntu urimo hano ngo yewe ngo niwe ngo yishoboye wenyine oya nago nta kintu wakora utari kumwe n'abandi no kuvuga ko niyo waba utwika cyane ku rwego rwo hejuru noneho Kirama uzi nka kano kantu kaba gaciye mu bantu 1000 gutya sibyo bagiye gutangira kukagenzura sibyo kuko urabona ko abantu benshi barimo bavanga ariyemera iyo noneho abantu bamaze gusanga wiyemera urukumva uzi ukuntu bigenda kariyeri irarangira noneho reka nkubwira kandi kantu ngiye kukubwira Kasuku uzi impamvu kariyeri irangira nuko ugerageza guhangana n'uhinduke urakoze cyane none njya hano mbera mu biro hazi se yanyimye ikiganiro mpitamo amagara boss we ari we Kiramani urumva ndamwani Kirama wambabariye umuhungu wanjye ukamumera ikiganiro Kiramani ati ari hehe uwo muhungu Kiramani nawe amwihamagariraga bro urumva ati uwo muhungu ari hehe si ikiganiro nazo bro aragenda bakora ikiganiro biranarangira urumva Kiramani wakora ikiganiro
bro ari nawe wakomezaga kuvuga ati ariko uwo muhungu ari he ibintu byo kwicara bakagutera kamera ukavuga gusa Kiramani ntabwo wamuvugisha nyine ibyo wavugisha nka Jack uri kumva nibyo ngire kubwira byaranarangiye burundu ariko wo twoherereje ibyo bibo nicyo kintu nkubwira kariyeri y'abano bahungu babiyemeze irangirira aho ngaho ukaba wumva ngo biri flex kuba wasuzugura abantu oya nsaba ibyo niba yarabigukoze yarangiye vuba kandi ngiye kujya mbyuka buri gitondo nkibutsa abantu hari abantu batabyumviye hano ngomba gutangira kujya mbibwira hari ibintu najya nemera Kasuku uvuga nkavuga ati Kasuku ndakubona kuri murashakisha umuntu nkakubwira ati ibyo bireke ariko ibyo bintu nsabi babivugaho cyane nsabi najya abantu ndamwumvise bavuga ko ari ikigo gikorwa yemera cyane ariko nsabi keba nayo yes no bimeze musaba imbabazi mu cyimbo cye agaswere nyina kose mwe mwagiye mureka guciraho umuntu iteka ibi Caritas mani babyibaza ko ngo bifite amabya manini ngo bifite industry kandi kije tukireba suko msabise naje niba yarasabye wenda ikintu wenda sabi nawe yakoze na erega byo kuvuga byo ngo ntagazinga ikintu ngabo bantu ngo bakora ngo nibamuhereze ngo nibamuhereze ngo arebe ngo viewership zabo ngarebe none no kubwira mitu wenda ibyo ngibyo bibi ariko bafite uburenganzira kuba afite uburenganzira bwo kudakora interview bwarabufite hano wabumwimyereka ariko ikibazo ntiwigambe bro ahubwo wenda kujya kwerekana yuko utazi umuntu utazi icyo akora cyangwa se ngo kugira ngo ukorereyo kwanza ngende insabi nari guhakana nkavuga ati oya ntabwo bikunda ariko utarinze kujya gusaba ngo bakwereke ubwo no kukubwira ngo zana turebe ngo muri kwanza gufata telefone yawe no bria uzi ngewe nakoze rata nanjye se nakanze gufata telefone yawe sinkwitabe nka kwihorera umva Kirama uzi ngewe nagupinze ntashaka kuguha ikiganiro uri kumva uzi ukuntu nguhobageza mu buryo bwiza kandi buryoshye ndaguhamagara atese uri hehe ukambwira turi ahantu uri ngahita bati noneho nari ngiye kuhaza no muri mu minota mike ubunywa akantu urye n'akamushikake ndahita nkurabura tu umuntu w'i Kigali wamaze kumwikubitira ibiryo nta nubwo azongera kuguhamagara uri kumva bro hari nka cano wa mugani ubona ukavuga ati ndaramuka ngiye kwicara kuri ino cano rwose urumva ikiganiro ntikizarebwe nazababara cyane oya gusakira Jay ibi bigambo byose akivugishwa hano ngo zande ngo kagire gute mu kiganiro afite umutumirwa bari gukorana ikiganiro ntago ibyo bintu ntago wapikire kubwo ari undi muntu basazwe ubwo wenda ibyo bintu babivugana ariko nka nsaba ibyo ari byo byose ntago badasanzwe bahurira muri ibyo bintu ntago ribaza ko bakorana ikiganiro ngo ajye kumubwira ngo ibyo bintu naho kuvuga ngo wakorana ngo n'umuntu usazwe uvuga ibyo bintu ngo uvuga oya byo nabyo ni nkuko wakumva ngo Kiramani ugahita uvuga ngo Kiramani ninde akora iki oya bro nikigende oya niko bimeze nikigende cyansa ariko namwe ntago mugomba kumucira yiteka eregari abantu b'umutima mubi ntago bakeneye kuba muri society nako bria umuntu wese ugira umutima mubi ntabwo abakeneye kuba muri society cyane society nyarwanda okay dumba Kasuku twumvisha bapfuye we mwapfuye dumba arabyumva nyine bahora babivuga buri munsi ko ari ikintu nansabi gusa numvise ko atereta Pelikani nanjye mutereta kanyumvira iki nacyo ahubwo ngewe Kira nanjye nago wambwiye biriya bintu byuriya mungu bakoranaga ku Irebero TV bari Irebero TV ni planka cyangwa ni ukuri ko nabona gura mugabo kuri TikTok ari kubivuga babaye none se Bria kuki baje kubivuga hari uko babonye bamaze iminsi batari kurebwa kuki batahise babikora nyine bikiba batabanje gusohora amavideo ngo babone ko bari gushya babone koza kubivuga cyanzabi cyaramuhemukiye ni ukuri bwo nyine byarabaye rero ni ukuvuga ngo ikindi buriya umuntu azaza akavuga ujye ubanza umwumve ariko unabanza unategereze verisiyo ya nyiribwite nawe nyine uko biri kose abantu nyiribwite niba wumva mbere yo kugira ngo agende gusobanura ikintu abanza kumenya ukuntu dashboard z'abandi zihagaze ubwo urumva wazamenya ukuri wazamenya verisiyo y'undi muntu fata ko
umenye ukuri Kiramani ntacyo yabivugaho. yaramuhemukiye cyane. None se Kirama Kira tugaruke kuri Nyama. genda ufate Nsabi umugira inama. Uretse ko iyo nama ishobora kugura kubera Kira baravuga ati we learn by assimilation. Kira kubera ukuzwe ntabwo ari ibintu bikugwiririra bijyana n'ibikuru ba wakoze. Ariko shani nibutsa kantu buretse mana we buretse nibagirwa harya Kira uravuze ngo nago nyine ngo gukora ngo interview ngo uri kumwe ngo n'umuntu ngo uvuga ngo byango gakikanyo ko ngo ibiki byanyuko Kira noneho ahanga niho rero Jay yabivugira suri kuri live Jay ariho kandi ibi bintu ari kuvuga dore mu gitondo urabyuka babya produce none se wowe kuriho ngewe uzi ukuntu ni brandize Bria ngewe ni brandize ko karite zose mba ndimo brandize nk'umuntu utaza nyine utote maze gukira reka nje koga nje ku kazi pe ye baba we Bria wita waje giterwa nge umwana w'imihanda n'umwana wo mu biryogo sibyo nta muntu uraza kundeganiza kuba ndi kuri no live ariko Brian we ariko reka nkubaze Kira wowe reba wowe uri brand man wowe noneho wowe ahubwo we niwe wakabaye bitinya cyane kuruta uko Nsabi yabitinya ko wenda nka Nsabi we yibrandize nk'umuntu wikinga comedy nawe witukanira ibintu bitutsi byo ariko wenda bishimishije bisekeje sibyo nago sinibaza yuko ahubwo wowe nka Kiramani niwe wakabaye bitinya noneho uri kuri yo live y'uwo muntu ubu ariko man shike koza si umva Bria tuzatera imbere gake ariko tuzagerayo Bria kandi ibyo hano ni byinshi cyane noneho hano hari akantu kajya kansetsa Dumba umva akantu kajya kansetsa hano hari umwana bita ngo Musinga uwo mwana ngo ni Musinga ajya agenda akanguraho tuganira turanse kijya ntubona nyine nkaseka byatari noneho agahita ashaka ukuntu babinyohereza ari abantu benshi mu mafake account noneho agahita yandikaho ngo shangu umunsi Gasuku yashubije Musinga askwere nyoko sinzagusubiza kandi umusubije Yarumva ibi byane bigira ngo umuntu ajya guma muri drama zo gusubiza buri muntu uzasangiro no umunsi nawe habonetse uza kuvuga ibigiye urumva abantu bavuga ngo hama hamwe n'ubundi nawe wagiye uvuga abandi benshi bagira ngo mbagabanye nke mvuga bake ariko bavuge ko kirazinduka nacyo kigashaka kugira ngo kigutwike abantu bagifane bagigire baza bavuye ngo nzagisubiza oya ntabwo nzamusubiza buriya no kugira ngo nsubize nabanza nkareba nkamwe ndise uyu muvandimwe nimusubiza biragenda bite uzajya wisubiriza ajya kiriya kibazo ariko wakirakira gira Nsabi inama ngira muhuze ese utora kitapfuye kiranusa nasabye wakitari ukuntu ameze ntabwo nzi ikintu bapfuye ariko ngewe ndamuzi ukuntu ameze turaziranye sibyo ni ukuvuga ko iyo amaze nk'iminsi nk'itanu adahamagara Sabe itarakara nicyo bapfuye bamaze iminsi yamaze iminsi adahamagara Sabe ariko ntabwo ari ibintu bya danje man ibintu bya na Sabe sinibaza ko byaba bifu irenga igenda kure ahubwo akomeza umutwe cyane ariko nawe yatekereza ko ngo ari umutete azi gukomeza umutwe ubwo rero yatekereza ko ari umutete abantu benshi baraje ku zino YouTube bumva ko ngo babaye abastari ari ikintu kinsetsa umuntu abona afite abantu bari bikiganiro cyakagira ngo baramufana kandi baje gushungera ngera sha hari abantu bafite abafana n'abafite abashungezi icyo kintu bajya bamenya kugitandukanya cyane rwose ubundi umuntu abantu bashobora kuba bakunzwe cyane muri ibi bintu byacu byose n'abaririmbi urabazi ashobora kuba ari nkanjye nawe gake uri muraza
ese we mubanza umbwire Regis ntiyasweraga Miki cyane kabisa yaramusweraga cyane none bapfuye iki nabivuze hano ariko ntabwo wari uhari ako ngo yaramusweraga bikomeye fo cyane cyane gusa nyine Regis nyine nakubwiye ati nabivuze ariko sinshaka je niza nza hano urayivuza ajuza vuba kubera usanga navuze ibintu ukabinsubirishamo oya ngo yaramusweraga cyane pe mbahora mbwiza ukuri icyo bapfuye ni iki ndimo nagiye kuvuga ubwa kabiri abantu baje hano babyumvisha Regis yatangiye guswera Miki ariko Miki kwaje arimo arareba kubera arimo arareba ukuntu nyiri ubuzima buri watazi ko ibintu bizacyamo yajyaga baswira bombi na Aga Regis agaswera na Miki na Aga at the same time nuko byatangiye agasubira no akorera inyuma oya cyumva nabi oya turavuga Miki oya nagira ngo Regis yasweraga na Aga nyine oya Miki yajyaga aswera Regis akongera agaswera na Aga ariko rero none se yo dise kono kaga ari indushi dise ariko rero Aga akarya ubunyobwa bwinshi nk'akarushyi nyine n'akarushyi reka umva kurikira Aga akarya ubunyobwa bwinshi ubunyobwa ngira ngo uzi icyo bumaze nyine nk'indushyi Regis ntiyamenya ko ibanga ari iki hari abantu barya ubunyobwa papa thank you so much ni ukuvuga ko uko byaje kugenda Regis yaje gusanga ko cya Miki kirimo kiramugabanyiriza kimugeza kuri D+ Aga kimwongera amanota kugeza ubwo akagozi kacitse ngo pa noneho Regis ntabwo yemeye ko akagozi gakoze iki gacitse kugeza ubwo niba hari ikintu kibabaza kwiza nta kintu kibabaza nk'uko wabura ukajya kubona umukobwa mwaryamanaga uwundi muhungu ukeka ko aryamana nawe araguhamagaye akakubwira ati ibintu byawe na Miki byararangiye papa sezera Aga yarabikoze yavamagaye Regis arabimwibwira avuga ati ibintu byawe na Miki byararangiye sezera mani harimo transition y'ibyumweru bibiri kugira ngo Miki ave kwa Regis agende kwa Aga urabona umukobwa kugira ngo umukobwa wiyubashe cyane asura gufata nk'amezi nkane kugira ngo agende mu no kuvuga ngo indushi Aga niyigeze itegereza yuko n'igituba cya Miki cyumuka kivuye kwa Regis ariko kandi nkubwira ati bakoreraga icyarimwe noneho ariko uri araza kuryoshya kugeza ubwo Miki yaje kuvuga ati ubu mfashe umwanzuro mpisemo ahitamo boro yande ahitamo boro ya Aga noneho indushi Aga Regis aravuga ati njyewe ndi rutwitsi natwitse imihanda yose kandi Miki ndabizi ko ashaka gutwika nta kuntu ashobora kuguhitamo akandeka urakurikira monda kumva noneho cya Aga umbaza ngo cyamukoreye iki kumwereka agasuzuguro cyaramubwiye urumva ashyiraho uburyo aravuga ati reka mbareke ngo ndashaka ngo tugere dushutingire ku Gisenyi kandi yiteguye cya Miki ngo yagifatiye hoteli n'iki byose yakiteguye n'ibyo n'iki ariko adashaka kugira ngo bashutinge ashaka kugira ngo akigezeyo agicumite neza none warimo arakoresha na vumbi ya wapi vumbi ya Goma baita vumbi ya Goma ite puturu kubadita uriya muti narawukoresheje ibintu byambayeho dumva ibintu byambayeho ntago bibaho kuri no si ya Rurema ndakubwiye vumbi ya Goma nakubise umusundi bigeraho ngaho uraroboka nabi cyane
uraroboka bro. Mbaza ngo habaye iki? Cha aga promoter gifata Miki kimuha Regis cyamubwira ati genda nawe umwana agenda niba ugura vumbi ya Kongo birakureba ngewe ndi umwana wari iki wari ubunyobwa. Nibageze ku Gisenyi bageze mu hoteli nk'umuntu yari girlfriend wawe Regis bari mu hoteli nziza n'ibiki Regis akuramo ipantaro. Mikara mureba gutya. Regis na yampare idasiramuye akagirigiri rega rero bakita akagirigiri kandi impamvu bakiza akagirigiri byambabaje nuko akagirigiri nyine nakaboro gatoya sibyo gadashobora gukora akazi bya iboro nyine twajyaga tuvuga wajya kuvuga ko ufite akaboro gatoya. Jackie ngagiye kuri TikTok ngarimo aramoka Jackie mwore urumva akagirigiri mu mubwira z'ubu ngubu afite umwanya yagiye kuri TikTok kujya gusabiriza yo kwa kundi arimo ararira ngo ndamwanga umuswera nyine. Oya mugende mumubwire Jackie ngo noneho Dumba araje amushireho mubwira azaririre hano. Uburize namukunda gashino kanyina aramazi yambomberaga. Mugende mumuhamagare TikTok mubwira ati Dumba arimo araguhamagara Brian yagiye ufite ahantu ujya ko ntago twajyaga abantu hano ntago tujya abantu barenze bane. Urumva? Nukuvuga ko nuza yambuyemo ipantaro aramureba yarataye ubushake Miki. Yanga kuryamana nande burasa Miki ajya atakaza ubushakira uwo munsi yarabutakaje. Okay. Yanga kuryamana na Regis. Regis ararakara noneho ahita nava y'Igisenyi niba yarasizeho Cyamiki sinzi ukuntu Cyamiki niba ari yagarutse kuza kugifata n'iki ntibageza aho ngaho noneho ikintu cyarakaje cyane noneho Regis ni ukuntu bagiye ku kiganiro cya Nuza cya Isibo ngo kuri birthday ya Aga akazajya agenda amushimira ngo nzakubyarira umukobwa n'umuhungu aguma afata ku mboro yande ya Aga yejo bundi na Philipita Aga windushye nyine simbizi aguma afata ku Nuza ayikoraho ayigiragira gutya babyita kuyibyiringira. Regis aravuga ati ibyo ngibyo tugeze finali ahita agenda ashyiraho agatebe aravuga ati cyana kamera story irarangiye. Iyi story ntaza kuza kuyangiza mureke mete najya kwiryamira ndagaswera mama. Turigendere ngiye kujya kugura imodoka bro ngiye kujya kugura imodoka right now. Okay abanyarwanda kazi 888 Ruserora Longueuil Montreal niho abantu ushobora kurya inyama mu banyarwanda kumvaho n'ikinyarwanda inzoga nziza ushobora gusangayo Mitsingi Primus ushobora gusangayo Uganda Waragi Hennessy byose uri muri Canada jayo ni Ruserora Longueuil niho njya ninywera n'ubundi ejo bundi twari tubona Kidumu Kibido Kibuganizo abantu bari Ottawa Kidumu Kibido Kibuganizo barimo performing Ottawa ibyo nabyo mu bimenye ariko ako kabari bakita +250 banyarwanda kazi bari muri Canada +250 Canada mugende muhurireyo musabane umenye ushobora no kubindirayo ushobora no guteretera y'abakobwa ushobora no gusanga y'umugabo Canada nk'ahari agace ka biryo ko gusa Canada nyine haganaye Canada Montreal navuze Montreal ngiye nagiye ndagaswira mama ngajya buri modoka kandi yatubwiye ko kugura imodoka icyo bisaba cyari cyo yavuze ko buri modoka singaro kugira ngo agire ari gusanga gukora iki ngabivuze ara urumva so rero Wakira natwe twigendere turatwara ibyo umugore umunsi urizo ubwati ndamukumbuye ndamubwira bye.